82 nabaye umwarimu kuri university 82 83 nari umulecturer kuri university y'u Rwanda mu Cyongereza. Umwaka urangiye nari namaze kubona buruse ngiye gukora doctora muri Amerika. Urumva icyo gihe muri 82 kujya muri Amerika byari nko kujya mu ijuru cyangwa hafi yabyo. Nuno munsi ariko niko benshi bakibifata, uretse ko burya kujya muri Amerika ni nko kujya hafi y'umuriro utazima. Ko burya abantu benshi babyibeshye muri Amerika ntabwo ijuru riri hafi ya Amerika, na Amerika ntabwo iri hafi y'ijuru. Kuko iyo ugiyeyo bakakubwira ko umugabo ashobora kurongora undi mugabo, umugore ashobora kurongora undi mugore, ushaka ntabwo ari hafi y'ijuru ndabambira. Ariko ushaka cash jya muri Amerika. Ibyo byo nanjye ndabikwemereye. Ko muri Amerika it's a land of opportunities. N'umukecuru ajya yakabona icyo akora ataraniza. Uragenda ugakora shift ugakeba inyama gusa ukajya ukuraho ibinure ukwezi kwashira bakaguhemba. Muri Amerika ntushobora kubura icyo ukora. Ujyayo karagira imbwa y'umuntu akaguhemba $10 ku isaha, ntushobora kubura icyo ukora uri muri Amerika. Ariko bijyanye n'ijuru ntuzabishakireyo. Noneho baramfashe mbona akabaruwa karaje ngo kubera impamvu za leta, kanangire ncugane n'isa nabibonye unatangiye nabi, ngo kubera impamvu za leta ngo ntukiri muri university bakohereje muri secondaire. Banyohereza muri secondaire yo hasi muri Troncome, ndetse Troncome yubatse hasi irurindo mu cyaro. Ndagenda ngezeyo nsanga abarimu bahigisha baba muri demoralization, mbese nta courage, nta bose baravuga ati nta buzima. Ariko nkabireba nkabona gusa upe ndabyemengeye kubaho ndi muri nta buzima, ntangira gusoma Bibiliya ndakizwa. Maze gukizwa ndabona ntumva rero ubu hari ikintu kimwe mbonye, ubwo nabonye Yesu n'ibindi byose nzashaka nzabibona. Mpindura imitekerereze, ndaza kubibahuriza. Buriya ubukire bwa mbere uzabona mu buzima ni uguhindura imitekerereze, kuko abantu benshi ikintu kibica ni imitekerereze. Ndaza ndabibahuriza nabo Bibiliya mwihangane kandi sinibakerereze. Ndicara ndavuga no fine, ubundi icyo nashakaga mu buzima ni iki? Kuba umwarimu muri university n'ubundi ndi umwarimu. So kuba ari muri university cyangwa ari muri secondaire n'ubundi ni ubwarimu. Where is the problem? Mpita ntira konkuriziyo ko nta kibazo gihari. Ubwo ikintu nkuyemo agahinda ko kumva bantesheje agaciro. Ndavuga ni jewe aka kazi k'ubwarimu ngiye gukunda kuba umwarimu niyo banshyira no muri primaire. Ko nibyo nize. Nzi kwigisha Icyongereza, so ngiye kwigisha Icyongereza nakigisha muri primaire, nakigisha muri secondaire, ibitandukanye n'ibitabo nzigisha, ariko ubundi n'ubwarimu. Nshyiraho tik ndavuga ngo kuba umwarimu muri secondaire ntaho bitandukanye no kuba umwarimu muri university. Ngiye kubyinjoyinga kabisa nanabinezerwe, noneho nanakuramo n'umusaruro mwiza. Ko wowe ugira ngo ntegure isomo ryo muri university byantwaraga amasaha n'iminsi, ko nagombaga gusoma ibitabo abanyeshuri baziga abitegura. Muri secondaire nta nubwo byansabaga gufata ibitabo. Today we are studying the verb to be. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Ibyo ntibyasabaga umwanya munini. Mu minota 5 nabaga ndangiye gutegura isomo, nkategura indirimbo nzakoresha ngo abanyeshuri barikunde, narangiza nkafite umwanya wo gusoma ibitabo no kwidagadura, nta kindi kibazo. Ntangira noneho kuryoherwa no kuba umwarimu wa secondaire. Nsigara niki? Agaciro. Ikintu cyo kuvuga ngo agaciro baransuzguye banesheje agaciro. Nza gusanga agaciro kanjye ntikari mu kazi nkora. Agaciro kanjye kari muri jewe, kuko nari namaze gukizwa menya ngo genda umwana w'Imana wherever I am. Agaciro kanjye nako ngako. So icyo wampa gukora cyose ndi umwana w'Imana. So ntabwo wambwira ngo wataye agaciro kuko yigisha muri secondaire cyangwa muri primaire cyangwa hehe, kuko agaciro kanjye ntikava mu cyo nkora. Mita icyo gihe ubwo nahise nesha ibintu byinshi binesha abantu benshi. Kuko umuntu aricaga kwera ngo jewe ngo nyine ngo nkora ngo nyine nkwese jya uvuga icyo ukora nta soni zirimo, kuko agaciro kawe ni kari mu kazi ukora. Waba uri umuboyi, waba uri umuboyese, waba uri umujardinier, waba uri umuzamu, jya uhagarara wemye uvuge ngo genda umwana w'Imana ukora akazi k'ubuzamu. Cyo kuvuga ngo raza kugusuzugura.
burya iyo utisuzuguye n'umuntu aragusuzugura ukamuseka ukamuri wese nguyu ntazi uwo ndiwe bambe ndagwintega mubabarire ko ntazi uwo uriwe yakurebye abona uri umuzamu ntazi yuko wowe uri umuzamu hano ku isi ariko uri umuragwa w'ubwami bw'Imana uko tuzasa ntiri kurerekanwa ariko umunsi kwagaragaye bazamenya abo turimo. Haleluya. Ndatangira niyubakamo confidence idashingiye ku kazi nkora ahubwo ishingiye ku cyo ndicyo ndi umwana w'Imana. Ntangira guhindura imitekerereze mu bwonko bwanjye kandi iyo mitekerereze yahinduye byinshi muri jye kuko twe twabaye mu gihugu kibi kigupfobya umuntu akagupfobya wararangije ufite très grande distinction je narangije university mfite amanota 85 umuntu akaza akagufata akakohereza kwigisha muri troncome kugira ngo akwereke ko ntacyo uvuze. Imana ikakubwira ngo yibwiye ko ntacyo uvuze ikiguha icyo uvuze ntabwo ari biriya ntabwo ari byo wigisha ntabwo ari aho wigisha ni agaciro naguhaye ubwo nakuguraga amaraso y'umwana wanjye. Haleluya. Ukajya ugenda bakagusuzugura ukabaseka. Ndibuka umudirecteur umwe yigeze kunsuzugura cyane badutumiye mu nama directrice aho naho koraga arambwira ati ungireyo ndarwaye kandi ndabona ari we washobora ibintu kuko wize n'ibintu bya education ngenda ndi representant w'ishuri ariko n'ubundi yari yarampropoje ngo mbe préfet des études banga kunsinyira cyane noneho ndagenda umugabo ntoranya mu bandi nama kirimo kujya gutangira atariko turimo kwipresenta kwa kundi bantu baho bipresenta ni presence arambaza ngo ariko wowe ngo waje nkandi na mpita mbyumva ubwonko bwanjye burihuta ntinaje nka delege w'ikigo sinavuga ngo naje nka directeur cyangwa nka prefet naje nka delege intumwa ikigo atoya ndakubaza uri directeur cyangwa uri prefet ntoya indi delege ariko ntabwo twagusinyiye ntabwo naje gusinyisha ndahaguruka mfata liste kuko twari twaje gusaba abarimu mfata liste y'abarimu yishyira imbere ye navuga nti monsieur le directeur ndagira ngo nkubwire ntabwo mwansinyiye nibyo ariko icyari cyanzanye ntabwo ari ukwisinyishiriza naje gusaba abarimu directrice ararwaye yambwiye ngo nze muhagararire none dore liste y'abarimu dukeneye ndatashye ngiye gukora ibyo mwasinyiye inama nyahagurukamo ndataha arambwira ngo ariko nakuganirizaga ariko nanjye ndakuganirije mwiriro kuko hari igihe umuntu agusuzugura kugira ngo akumvishe ko mbese minimize gushyire ku butaka ariko ntamenye yuko arimo kurya ibuye wowe wamaze kwikomeza muri Yesu agahanga kawe gakomeye nk'urutare kagusuzugura. Nababwira inkuru z'agaciro dufite muri Yesu ariko ndaje byose mbihuze twihute. None undi munsi muri 93 na kabiri hariya hejuru ishyorongi nari mvuye gusura abanyeshuri bari bakiri ruguririya nakoraga muri za university ariko icyo gihe mu murimo w'Imana nakoranaga n'umuryango witwa Jebiye batwaka indangamuntu kuri bariyeri musirikare afata indangamuntu yengera yireba yishyira mu mufuka kontroliza abandi yarangije aragaruka araza aranyegera yifite mu ntoki aramubwira ngo sha kuko indangamuntu yawe irimo umwanda ndabitekereza nabone uyu ngiye kumukoma nawe ntiyewe mvuye ruguririya za Ruhengeri hariya kitwa Ruhengeri ntimaze kunyura kuri bariyeri nibura nk'umunani niyo 8 cyangwa ya 9 ntaho hose nagiye ntanga indangamuntu ntiyabuze umusirikare bafite umwanda mu ntoki ubwo niwe wawushyizemo ubundi mpaguruka nta wari urimo ngoya ngo ntabwo ari byo mubwira wa kigoryiwe noneho ndamwegera ntuje cyane nk'umwana w'Imana nawe rero ni bya bindi uvuga rero buriya ndeka mubwira ikintu ngira inama uri mukuru naravutse nisanga muri iki gihugu Imana ijya kunshyira hano ntiyambajije iyi mbaza nkamenya ariko ari nuko tuzabaho mba nari mbwikanshyira mu ruhande rutagira umwanda mu ndangamuntu ubuse mbikoreho iki ntingira inama arandeba ngo urumurokoresha nti ngo ngaho nikigende ngo kandi mujye munadusengera nti
nagusengera ahubwo ntagusengera se mba nkukize. Buriya rero hari ikintu agakiza, iyo tuvuze ngo agakiza icyaha, agakiza ndaje mbibasobanurire noneho nihuta. Agakiza uko Bibiliya igasobanura ntabwo ariko twakabigishije. Agakiza twabigishije ni kagani kakubwira ngo naretse itabi, naretse inzoga, ariko ntiwaretse imitekerereze warazwe n'umuryango, naho wavukiye, naho wakuriye, naho wize. Imitekerereze ipfuye, imitekerereze ituma umuntu yanga undi ntacyo wapfa, imitekerereze ituma umuntu aba umurozi, imitekerereze ituma umuntu aba umwicanyi, imitekerereze ituma umuntu aba umujura, imitekerereze ituma umuntu yisuzugura. Iyo mitekerereze yose ni ingaruka z'icyaha. Ejo twarabyize sindi bubisubiremo. Buriya ariko nushaka kumva icyaha uburyo gitera ubukene, ujye wibuka umugani Yesu yaciye w'umwana w'ikirara. Ko buryo umwana w'ikirara ni igishushanyo cy'umuntu wahoze muri Edeni, abana na se, ibintu byose bihari, yumvira, ariko ageze aho ngaho aravuga atoya ndashaka kwigenga, ndambiwe ubutware bwa data. Burya Adamu na Eva nicyo wakoze. Bavuye kwa se, aragenda bwa butunzi arabwaya burashira, ajya kuragira ingurube. Sibyo? Ariko ageze aho bonye ngo ubukene bumaze kumwica. Buriya bukene nuko abantu batarabyinjiramo, kandi siyo nyigisho ndi bwigisha uyu munsi. Ufashe uriya mwana w'ikirara ukagerageza kwereka abantu uburyo dufite abana b'ibirara benshi. Umuntu umwe w'umuhakanyi ariko w'umunyapolitike yageze kumbaza ngo ariko giye nti ngo biriya bintu rero mwirirwamo ngo by'Imana, ngo giye ngo njya nyibazaho cyane, ngo nsanga Imana ngo yarananiwe inshingano zayo. Ngo none se ko mubwira ko Imana ari so, ngo kuki abarokore ngo usanga ari bo benshi, ngo uzitegereza abantu basenga ngo nibo bakennye kurusha abandi. Ngo none se niba Imana ari umubyeyi wanyu, ngo kuki itabaho ubukire ngo ikabuha batanayisenga? Ese ntiyarampamije? Ndeba hirya mbaza umwuka wera n'uyu mugabo mubwire ngo ishya. Ndavuganuza ikintu nyakubahwa, Imana ifite ibirara byinshi. Abana b'ibirara ni bamwe muri bo baracyakize, baracyarya ibyo yabahaye batayitayeho, ariko umunsi umwe bizashira baragira ingurube. N'abandi ntabwo bigeze batekereza yuko babyawe n'abantu bari kure y'Imana. Buriya uwo mwana w'ikirara iyo aguma hariya aho yaragiraga ingurube, abana yari kubyarirayo nabo bari kuvukira mu bukene baragiye ingurube zahanda aho yabaga. Burya hari abantu benshi bavutse asanga papa we ni umusinzi, asanga mama we yarihebye, hanyuma nawe akurira muri ubwo buzima yumva yuko nta kundi bizagenda, hanyuma nawe asaza ameze gutyo. Yavukiye mu gihugu cy'umwana w'ikirara. Ariko umwana w'ikirara yagize aho arabitekereza, ndamubwira nti rero nkubwire buriya umunsi tuzareka kuba abana b'ibirara tukagaruka kwa data by'ukuri, tugahindura imitekerereze, kandi namwe yahaye ubukire mukaba murimo kuburya mutamwitayeho, hari umunsi ubukene buzaza. Erega burya ubukene ntabwo ari uko ubukennye mu mufuka. Oya, uzajye mu bitaro uzabyumva. Hari igihe ibyo byose byanze, abantu bagora ati mujye kudushakira umuntu azasengera umubyeyi yarembye. Mugenda nabibabwira mujye mudufasha abapasitori, ntimukaduhamagara umuntu yarembye, mujye muduhamagara akiri muzima. Kuki utambwira ngo uzaze gusengera papa wanjye ni umukire ariko ntakunda gusenga, ariko reka azagere gutya ajye muri koma, ati muze mu musengere wenda hari icyo yakumva. Ati oya, nimureke tubikore bakiri bazima, kandi bisugu cyocyorana. Umuntu yararetse, ureka umuntu igihe yumvaga ntiwampamagaye, ubonye atacyumva ngo ninze nsenge, ndasenga se ngo bimare iki? Icyaha kitujyana kure y'Imana, kikadutera ubukene. Iyo bitabaye ubukene bw'amafaranga, ubukene bw'imibanire. Iyo bitabaye ubukene bw'imibanire, ubukene bw'imitekerereze. Niba mushaka kumva ubukene bw'imitekerereze, abanyarwanda bo bagombye kubyumva. Umuntu wicara koruganiza igihugu agatera abanyarwanda kwangana no gutemana, yarangiza
bikamucika akajya mu bukene. Ese bibwira ko abakoze jenoside niyo yaba yari umuyobozi gusa aracyafite icyubahiro yari afite hano? Oya, icyaha gitera ubukene, uko cyaba kimeze kose kigutera ubukene. Ariko reka turebe noneho agakiza. Buriya hari amagambo menshi dusoma muri Bibiliya bitwumvisha. Reka nihute noneho. Mufate muri Tito ibice 2. Urwandiko Paulo yandikiye Tito. Nabwiye ngo buriya natangiye kwigisha nabi, umuntu atangiye atanga ubuhamya. Buryo watanye tu. Tangira utanga ubuhamya kugira ngo uzagaruke muri Bibiliya bikakugora. Tito ibice 2 umurongo wa 11. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu bw'Imana buduhesha agakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Biba byashobokaga nari kurambura aya magambo nkaberekaho agakiza gahurira na development, ariko muraza kubyumva n'iterambere. Ariko reka tubanze twongere dusome iyindi mirongo turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 32. Abantu bashyize mu bikorwa iby'Imana yavuze. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 turava ku murongo wa 32 tugeze ku wa 35. Baratubwira ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama. Agakiza mu mibanire, bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Nta mukene wababagamo, kuko bari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga, bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akeneye. Iri ni itorero ryakoze iterambere kugeza ahantu bavuga ngo nta mukene wababagamo. Kandi aba bantu nimwibuka neza bahagurukiye mu bukene, ba Petero bari abarobyi, nta mukire wari ubarimo, baranavuga ati abo bantu ko ari abaturage basanzwe b'i Galilaya babigenje bati, what is their secret? Muribuka ndetse n'abatambyi bakuru n'abanditsi n'abandi barateranye bakora inama bavuga ngo se aba bantu b'ubwenge babukuye hehe? Ngo bagira bate? Bibuka ko babanaga na Yesu. Kuko agakiza kagombye kuvamo abantu batangaza isi. Haleluya. Agakiza rero gakora gate? Icyambere, ubwo umwami Yesu yatangiraga kwigisha, na Yohana umubatiza ubwo yatangiraga kwigisha, na Petero ubwo yatangiraga kwigisha, ijambo babanjirijeho riganisha mu gakiza baravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ayo magambo yombi ejo nayavuzeho, ariko nababwiye ko uyu munsi ndiwe yashimangira. Mwihane, ririya jambo mwihane ntabwo ari ukureka kunywa itabi, mwihane ntabwo ari ukureka gusambana, mwihane ntabwo ari ukureka kunywa inzoga, ahubwo ni uguhindura imitekerereze bigatuma ibyo bireka. Ko hari abantu bareka ibyo ngibyo ariko imitekerereze yabo itahindutse. Sibyo? Muganga nagusuzuma akakubwira yuko urwaye umwijima, azagutegeka kureka inzoga, agutegeke kureka itabi, agutegeke kureka ibintu bimwe na bimwe, kandi uzabireka. Ariko imitekerereze yawe ntabwo yahindutse, kuko uramutse ukize iyo ndwara uzasubira kubikora. Ariko iyo wihannye, ni ukuvuga ngo ijambo bakoresha kwihana mu kigiriki metanoia, ni ukuvuga ngo ni uguhindukira, warebaga iriya ukareba iriya. Haleluya. Bivuga ngo wahinduye imyumvire, wahinduye imitekerereze, wahinduye imivugire, wahinduye imikorere, wahinduye imibanire, wahinduye byose. Iyo uhindukiye rero imitekerereze yawe igahinduka. Nicyo kintu cya mbere Imana ibanza gukora, ihindura imitekerereze yawe. Iyo imitekerereze yawe itahindutse, ushobora kuza ukihana. Iyo utabitekerejeho ngo uhindure imitekerereze, ukaba umurokore ariko ugifite ya mitekerereze, kuko twese tuza dufite ipaki y'imitekerereze kugeza igihe batubwiriye ubutumwa.
amen. Kandi iyo bakubwiye ubutumwa ntabwo yapakiye imitekerereze ihita ivamo. Ni naryo kosa abakristo benshi bakora, kavuga ngo narakijijwe. Kuba warakijijwe ntabwo wahambuye bagaje bagupfunyikiye. Hari abantu bavukiye mu miryango ibapfobya, avuga ati wowe rwose nkawe bagutoraguye hehe, ugakura wisuzugura, ugakura wiyanga, ugakura wigaya. Abandi bakavuga ati wowe nta nicyo uzimarira mu buzima, n'ay'umuyenzi ntuzayikamira. Ugakura uzi ko ntacyo uzageraho. Ndenda kubabwiza ukuri, iyo wabyiyemeje biragukurikira. niyo wakijijwe murana n'abarokore ubona bagitekereza nk'uko barazwe n'abababyaye. Ahubwo yaterega jewe nta tante ngira muri uyu mujyi, nta anko, nta n'uyu, so ntacyo nzageraho. Abwira bambe, so niba udafite anti na anko ntacyo uzageraho, ubwo ufite ikibazo koko. Ariko twe dufite Imana Data wa twese, kuko gukizwa biravuga ngo wizera Kristo nk'umucunguzi wawe akakugira umwana w'Imana. Mu yandi magambo ukagaruka muri ya territory Adamu yavuyemo, wowe ukayisubirayo, ukaba uwo mu bwami bw'Imana. Noneho ngo Yohana arandika aravuga ngo abamwemeye, abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Akavuga ngo wizeye ko Kristo ari umucunguzi wawe, waretse ibyaha, waretse ya mitekerereze ya kera, indi ndangamuntu nshya, wowe uri umwana w'Imana. Ya yindi yanditsemo amoko n'ibindi si yawe, iriya ni ya hano ku isi, ariko indangamuntu yawe nyakuri ni iyi ngiyi. Nkurema sinigeze nkwita umuhutu, nkurema sinigeze nkwita umututsi, nkurema nakuremye nguse nanjye. Iyo ni identite yacu nyakuri. Ariko kubera ko twavukiye mu Rwanda, bakakwemeza ko uri umuhutu, undi bakamwemeza ko ari umututsi, kandi bakakwemeza ko ugomba kwanga uriya, n'uyu bakamwemeza ko agomba murangana. Yewe mwamara no gukizwa mugakomeza. Ari buriya bucafu bw'Abanyarwanda bwo wazamfasha. Sinzi icyo tuzabumeshesha, sinzi icyo tuzabogesha, sinzi amavuta tuzabasiga, sinzi ikidendezi tuzabuhagiramo, ariko abantu barakizwa. Tukanaba n'abigisha bahagarara hano tukiri abahutu, abandi bagahagarara ari abatutsi. Kubera iki? Imitekerereze y'imburamumaro twarazwe n'abakurambere bacu. Niko Petero yanditse, aravuga ngo twebwe ngo ibyo twacungujwe ngo ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza n'izahabu, ngo ahubwo ni amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana, ngo kugira ngo tuvanwe mu mitekerereze y'imburamumaro twarazwe n'ababyeyi bacu. Imitekerereze y'imburamumaro. Abantu benshi ukicara ukabona umuhungu yakundanye n'umukobwa, bagakundana, hacaho imisagaza, pastor nagize ibyago. Wagize ibihe byago umukobwa? Nasanze wa mukobwa ari ikivange. Erega ubukwe burapfuye, ngo umukobwa ni ikivange cy'iki n'iki. Kandi ubwo murasenga. Iyi nyigisho muranyitanga kuko hari ibintu nabwiye Imana, namubwira uzamfashe nzapfe nararanduye iyi mitekerereze mibi. Urumva Petero yaranditse urwandiko rwa mbere igice cya 18 avuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu. Ingeso zitagira umumaro twatojwe. Ariko abantu ndabizi n'ubumbu bamwe muraza kundakarira, ariko iwacu sino. Nimunarakara murabisigarana ndaba nagiye, kandi nimunarakarira no kwisi nzizamukira nge hejuru nigira iwacu. Nigeze kubona ibyiyo nibyirukankana sakabaka. Mwari mwabibona byiyo byibasiye sakabaka. Sakabaka irabireba izamukaho gatoya, birongera nabyo birazamuka biragerageza irongera izamuraho gatoya. Bigeze aho mbona bicitse intege, ndavuga ntiyo sakabaka inyigishije isomo.
nimbona abantu bazanyobokana nzajya nigira mu mwuka njye hejuru mbihorere imitekerereze y'ubukozi. Ariko urumva hari imitekerereze uburyo iyo batubwiye ngo repent ngo muhindukire, ni ukuvuga ngo muhindukire mve mu mitekerereze ibasubiza hasi. Nahoze mbabwira icyo nari nakupiyeho kugira ngo nze kubigarukaho ndimo kwigisha. Nageze urundi usanga abarimu bose barakubwira ati nta muntu ushobora gukira ari umwarimu, ntacyo wageraho. N'ubu kandi ndacyumva abantu babivuga, no muri mwe mu nyumva harimo bamwe batekereza batyo. Ndababwira ni jyewe sindi bwemere iyi nyigisho, nyuma yo gukizwa sinzemera ko rwose kuba ndi umwarimu muri sogonderi ari ikimenyetso cy'ubukene. Ni hatagati. Nari mfite muramu wanjye hano i Kigali namwe wanshakira inzu. Umuntu wigisha muri sogonderi ushaka inzu i Kigali no kwisumbukuruza, arambwira ati se nk'ibyumba 2, 3 nk'ibihumbi nka 300 wayibona, 2 ndumva ari gatoya. Gatufite nkangaye ngo nzagushakira inzu, ntihangane nzakubwira. Ndabisengera ni hatageti. Ndamubwira nti inzu nziza ifite nk'ibyumba 3 na salon na cuisine na toilette mu nzu imbere n'icyumba cyo kuryamamo yagira ati nk'ibihumbi 700 800 icyo gihe zarabonekaga, ariko mwibuke ko ni muri 80 na icyo gihe dolari ryavunjaga 50. Noneho ndicara ndabona target ibihumbi 800 nkaba mfite inzu i Kigali. Rero mfite ubwonko bushobora kubara imibare, nubwo nizi ibintu by'inyuguti n'ibindi, ariko n'imibare ndabona ntiburiya ku bihumbi 25 nahembwaga icyo gihe nzajya nsevinga 40% ibihumbi 10 shyire kuri konte kure nimbe bidashobora kumenya aho aherereye. Konte muri banki umwaka 120, mu myaka 4 nzaba mfite 500, ibisigaye nzirwariza. Nshatse nafata loan muri banki ntoya nkashobora kuyishyura. Targetinga no mu myaka 4 nzaba mfite inzu mu mujyi wa Kigali. Kandi buriya rero iyo wihaye target Imana nayo igushyiriramo imiyaga. Nagiye kurongora mpamagara wa muramu wanjye namwe ntiwanshakira inzu i Kigali. Ati yangahe ntayo ushaka. Ati ni nka 800 na 50 nabyo nagerageza. Kuko Imana yarabikoze muri iyo myaka. Burya iyo ufite intego wihaye, ibyo ukora byose ubikora kugira ngo iyo ntego igerweho, biraniyongera mu bushobozi. Haleluya. Ariko kubera ko benshi twavutse ntawe udutera umwete wo kugira intego mu buzima, dukora nta ntego dufite. Ukiga utazi icyo wigira, ugakora akazi ka makeya, ariko kubera ko nta ntego ugakora akazi ko kuyakoresha no kuyarya, ntuzagire icyo ugeraho. Ariko amafaranga make rwose yashobokaga icyo gihe uko nayakuyemo inzu, hanyuma nza kuzura n'umukobwa. Reka nabyo mbyongereho kugira ngo ntere umwete bari abahungu bakure mu bwoba. Umva, nubona umugore wanjye kandi butumaranye imyaka 33, nuno munsi umubonye wamenya ko kera kiri inkumi yari mwiza pe. Nuko ndimwe nzamuzana hano mushobora kugira ngo ndababeshye. Noneho abantu baratangira bavuga ati umukobwa usa kuriya ubi Kigali ntarongorwa n'umwarimu. Rero giye ntabwo ndi umwarimu usanzwe. Nyumbona ndi umwarimu ariko undi special. Je ndi umwana w'Imana. Kandi ubwo yambwiye ko nkunda ko Yesu ari we wamumpaye, ntabwo Yesu ashobora kumpfunyikira ibuye, ntabwo namusaba umugati ngo ampibuye, sinamusaba igi ngo ampe scorpio, ntabwo namusaba ifi ngo ampe inzoka. Bayiwe ko muzajye mukapurayinga ku byo gushaka muzabona ukuntu biryoha. Ntabwo uzamusaba umugati ngo aguhibuye rigukura amenyo, ngo musabe ifi akuzanira inzoka y'indyarya guca hagati yo. Ono umusaba scorpio akuzanira umugore cyangwa umugabo uryana kuruma. Oya, aragenda akamutunganya neza akamukuzanira. Kayamwe ko abantu ntabwo banzi giye. Uwo ndiwe muri Yesu ntabwo mumuzi. Mwe murabona umwarimu wigisha sogondera ariko giye mu ijuru siko bambona. Mu ijuru babona umwana w'Imana wubaha Imana akayubahisha, kandi Imana yakunezerewe. Haleluya.
Bibiri tubwira mu Migani igice cya 10:32 ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire butagira n'umubabaro, kaguha inzu yarangiza kaguha umugore mwiza. Najyaga ngeyo nkabyigana n'abahungu bandusha kashi. Ndibuka rimwe imvura yari igiye kugwa, umwe muri barambwira ati ntuhangayike ndaza kuguha lift. Shaho ba wasuzuguritse uretse uri umwana w'Imana. Uzi kubona umuntu murimo gupiganwa akaguha lift. Ariko ama lift ndayiryoherwa tu. As a child of God, kavuga ni siko si Imana yavuze ngo ubukire bw'abakiri zabubikira abakiranutsi bayo. So bagura imodoka bajye bampa lift kugeza igihe Imana izampiyange. Kavuga ati ntuhangayike baraguha lift tu. Kuko ubukire Imana itanga, umugisha Imana itanga uzana ubukire ntiyongereho n'umubabaro. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke hindura imitekerereze yawe. Dore abahungu benshi n'abari abakobwa bicaye hariya, aricara akisuzugura ngo ugewe ngo udafite akamodoka nta mukobwa uzagukunda, ngo udafite ngo nta money nta body nta niki ngo nta body nta money nta niki ufite Yesu uba ufite byose. Ariko ukaba ufite Yesu muzima, kuko burya icyo abantu bakunda it's not so much what you have. Hari umuntu ugira personality wamwicara iruhande ukumva utamuva iruhande ukamukunda gusa kuko arakuzamura. Hariho n'abantu mwicara rwose kuvuga uriye muntu iyo umwicaye iruhande wumva arimo kukuzamura. Rero reka mbwira abahungu, wowe uzirememo uwo muntu utayifite ama complex ariko utanirata gusa uri ufite standing y'imitekerereze wiyitaho usobanutse. Hanyuma wicare uzagusuzugura ujye umwihora ujye utafite roro uyu nguyu nsuzugura nawe n'ubundi si Imana izamba. Nahise ko nayisabye umugore mwiza nayisaba umugati kampibuye wirira nibuye ntabwo ari nawe. Ntabwo naba nayisabye igingwe nzanire Scorpio. So uyu nguyu ni Scorpio yo yihorere. Izo Scorpio ujye uzihora nujya hano mbabwira abahungu mwicaye hano nujya kuganira n'umukobwa akagusuzugura ujye uhita muteraho tag wandikeho ngo Scorpio. Ejo nujya handi ugasanga yaragutendetse uri hamwe na Yohana uri hamwe na Rauriyani n'abandi nk'abo bajye baririmba mu ndirimbo ndetse na Feliciyani, utereho tag ngo iyi ni inzoka. Ko hari abantu baba bafite ibintu by'uburyarya n'ubucakura kabanza kabatondeka mwese akirobanura wareba hanyuma ugabango ke uri undyarya ukajya umubwira ko se sheri ko maze imyaka nkubwira kutarimo kumpa igisubizo ndacyabisengera kandi ubwo arakubeshya ni inzoka. Hita uteraho tag nurangiza witarure wigendere ubwira Imana ngo rero Mana ngiye kugutegerereza mu murimo wawe uwanjye uzamunzanire niduhura bizahite biva kore. Kandi ibyo mbabwira mbifitemo experience nuko atari yo nyigisho dufite uyu munsi. Reka twikomereze mu by'agakiza. Ariko icyaka gakiza katumarira, reka noneho nihute. Icyaka gakiza katumarira iyo umaze kumenya Yesu nk'umwami wawe wagupfiriye akakugira umwana w'Imana. Number 1 ikintu cya mbere wunguka mu bwami bw'Imana, ubukire bwa mbere wunguka agaciro, added value. Jewe ubugenda ufite inyongera agaciro, ukavuga ngo jewe kubera ko Yesu yankunze akajya ku musaraba, ako niko gaciro Imana yampaye. Ariko murimo murabyumva, niwireba mu ndorerwamo, niyo waba ufite igitwe kinini, niyo waba ufite amabinga, niyo waba ufite amenyo acitse, ujye ureba mvuge ngo umva rero Mana uri igitangaza. Iki gitwe kingana gutya urakireba uragikunda ukigura amaraso y'umwana wawe. I'm so precious. Hallelujah. Kuko ubwo n'ubukire bwa mbere butuma ugenda umuntu akaza ngo rwose muri muntu afite igitwe kinini. Utarwa ntabwo iki gitwe kinini Imana yakiguze igiciro cyinshi. Ariko ubwo nibwo bukire bwa mbere buhindura imitekerereze yawe, ibyo kwisuzugura no gusuzugurwa bikavaho. Icya kabiri Imana itwongereraho, buriya hari amagambo muri Bibiliya njya nkunda, reka tuyasome. Hari ahantu Paulo yandikiye Abanyefeso, aravuga ngo mu Abanyefeso mwe njya mbasengera.
nanjye kenshi njya nicara iyo nsengera abakristo nkavuga ngo Mana iri sengesho reka ndigire iryanjye. Abanyefeso igice cya mbere, Efeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. Abasabira iki? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Haleluya. Ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa itume muyimenya. Mumenye n'iki kindi? Amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Mumenye ubutunzi buri mu by'Imana yadusezeranije. We are wealthy kids. Turi abana b'umwami, ubwami bwa data bwuzuye mu bukire. Akakubwira ati ihangane mwana wanjye, igihe cyawe ntikiragaragara, uko tuzasa ntikurerekana, ariko in the meantime ndaba nkwaye umusogongero. Uhindura imitekerereze gusa. Mumenye ibyo mwiringiro, hanyuma mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ariko ibi ngo tugomba kubihishurirwa. Amen. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Aravuga ati umva, hari ibintu twabikiwe. Niyo mpamvu Yesu yavuga ngo umuntu wahishuriwe iby'ubwami bw'Imana ngo amera nk'umuntu wabonye izahabu y'igiciro cyinshi ngo akagenda akagurisha ibyo afite byose akaza kugira ngo agure wa murima. Haleluya. Kuko abavuga ngo biriya bintu by'ubwami bw'Imana birimo ubutunzi bukomeye, burimo ubutunzi buhebuje, birimo agaciro karenze, reka njye mu bwami bw'Imana. Icyo nicyo twita agakiza kuzuye. Amina. Kandi ukaza ukuri, kuko iyo Yesu ari umwami wawe, cyambere banza akavuga ati mu bwami bwanjye rero abantu baho bose bafite agaciro. Nta muntu usuzuguritse uba mu bwami bwanjye. Abisuzugura mubanze muri repent, mubanze mwihana, muhindura imitekerereze, uhindura uko wibona, umenye yuko mu bwami bwanjye nta kigarasha kibamo. Mu bwami bwanjye nta muswa ubamo, mu bwami bwanjye nta muntu mubi ubamo, kereka abafite ingeso mbi, kandi abo bafite ingeso mbi baguma hanze. Mubanze muhindura imitekerereze. Hari ikintu naje kudekuvura kandi nsanga ari cyo. Iki ndakibwira abakobwa. Hari igihe haba hari nk'umuhungu rwose wifitiye amabinga byembye manini nk'ayanjye, ufitiye amabinga atubutse, hanyuma ariko akaba afite umutima w'izahabu. Ndenda kukubwira iyo kimubona ubona amabinga, ariko iyo mumaranye kabiri wumva utamuva iruhande, arakundika pe, arakundika. Uzi bene uwo muntu iyo Yesu yakwinjiyemo aguteraho igikundiro, abantu bakagukunda. Rero kiriya gihungu ko gifite amabinga kuki abakobwa bagikunda? Bagikunda gusa n'icyana cy'Imana kigendera, gifite charm iva muri character y'ubwana bw'Imana. Haleluya. Buriya rero niho abantu bibeshyera. Wowe ureba uko abantu bakubona ukibwira ko ariko umeze. Oya, uko umeze ni uko Imana ikubona. Wowe uzirememo gusa umuco w'umwana w'Imana, ibindi byihorere. Ibyo kuvuga ngo wenda ngo nta mukobwa uzankunda, ibyo byihorere, kuko n'ubundi Imana yarabivuze, iravuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka, azamuterura mukuzanire. Rega mbaho urugero rumwe nakundaga cyane ariko baramwishima. Ya genocide yadutwaye abantu twari kujya tubereka ubuhamya buhamye. Kera twajyaga tujya mu giterane i Remera Rukoma, ahantu hitwa Remera Rukoma hirya hakundaga kubera ibiterane by'umuryango w'abasoma Bibiliya. Hakaba umugabo wagendaga hasi, yari yaramugaye, afite utuguru nyine tumugaye, akagenda babandi bakoga hasi, yambaye na kamabiri mu ntoki kugira ngo atagira. Yitwaga Gaperi. Gaperi yari afite umugore mwiza. None rimwe ndamubwira ngo Gaperi, mbwira uriya mugore, icyo gihe ngiye nari nkiri umuseri wateri ntararongora, uriya mugore yarambwira ati rero buriya iriya ni gift y'Imana. Aza kuduha ubuhamya turi mu giterane, aratubwira ati abahakana yuko Imana itanga abagore mu ndebege Gaperi rwose yagendaga, ariko yari yariyakiriye nk'umwana w'Imana, kuko wabonaga ari umwana w'Imana. Yajyaga mu bandi marigura ubwo bumuga bwe, akihagarara kuri utwo duhirihivi tw'amaguru, akegura umutwe rwose, akaganira, agatera urwenya, agasetsa, agatanga ubuhamya, akavuga ngo uyu ni umwana w'Imana
wiyakiriye. Yaduhaye ubuhamya aratubwira ati jyewe navutse mugaye ntafite amaguru, tumaze kuba umusore nkumva umutima wanjye urashaka umugore, timbwira Imana rwose Imana ko ari we wandemye ukandema gutya wumvaga ari nde uzanyemera. Imana iramubwira ngo ibyo bimparire njye nzaguha umugore kandi uzagutangaza. Hakaba umukobwa rero w'igitangaza basenganaga, bukeye Imana iramubwira ngo umugore wawe nuriya. Ati ndabaze uriya mukobwa usa kuriya nanjye gapera uko gakoga ugenda hasi azankunda. Atariko ndavuga ngo ubwo Imana yabivuze kangiye agenda ngo aramubwira ati rwose umbabarire ibyo ngiye kukubwira ntundakarire. Maze iminsi nsenga Imana ikambwira ngo niwe mugore yandemeye. Ariko umukobwa kubera ko nyine yari mushiki we aramubwira ati gapera ati wihangane rwose nzabisengera mbanze nyibaze. Ariko ubwo umugore niwe waduhaga ubwo wongeye tukavuga ati aratinyuka. Ariko mama watashye nawe yari umurokore, aramubwira ati mva mama ati mubwire ati uzi ko gaperi yaje hano kundambagiza. Nyina aramubwira ati se ati umugabo nka gaperi se ubundi wamukura hehe? Ati gaperi ati reka nkubwize ukuri ati jyewe gaperi aje ari jyewe usabwa, tukambwira ngo mpuriya mukobwa murongore ati nagutanga nta n'isoni mfite nta n'ikimwaro. Tubundi uretse ko yamugaye ubona atari umugabo wifashije, tubona atifitiye inzu ye atifitiye amatungo, tubona atari adafite umurimbo uretse kiriya kibazo ati kira se wakimuhora ko atari we wakiteye. Mukobwa ati n'ubundi ndabizi mama asanzwe amwikundira ngo yarafite musaza udakijijwe. Sinzi niba inkuru ndimo kwibara neza ariko ibyo byose ari mu ijuru ubwo ngubwo ntabwo azabimpora. Hanyuma arabatereka ntegereze musaza wanjye naza ndabimubwira. Musaza waraza we nta nubwo yarakijijwe nta nubwo yanasengaga. Aravuga ati mba mubwire rero garamfurire ati uzi ko gaperi yifasha akaza kundamba kuntereta nzamubera umugore. Umuzaza aramureba aramubwira ngo uzi ko musetsa ngo ubundi se wowe ahubwo ngo kumva gaperi aza kugusaba ngo ni favor yaguhaye ngo gaperi se ubundi wowe ngo ufite iki ngo uretse ko uhagaze ngo ubundi gaperi kabisa ngo dahiri nanakubwira ngo ugiye buriya ngo mu bahungu baba kuri uyu musozi ngo gaperi nubwo tudasengana ngo ariko genda mwemera ngo cyonyine kubona afite buriya bumuga ngo ariko icyambere ngo akagira umurimbo kuriya ngo ukabona nta complex afite ngo akibeshaho akihingira akikoreshereza kuri se mugabo nka gaperi ubundi ngo ngo gaperi ahubwo ngo yicishije bugufi. Umukobwa nticaye yatangira gusenga Imana ikamubwira ngo rega nakubwiye ngo uriya uwabwiye wese akamubwira ati rwose gaperi ni umugabo. Isi yose iramwemeza n'Imana iramwemeza barashakana. Umva couple yabo yari ishimishije. Icyo ndimo gushaka kubereka ubukire Imana itanga. Iragufata iguha agaciro kadashingiye kuri apparence, sibyo? Nirangiza ikubwire ngo uburero uretse no kubura umwana w'Imana. Mu Baroma Paulo yandikiye abanyeroma mu gice cya 8 arabwira ngo twebwe turi abana b'Imana ngo saho bigarukira turi n'abaragwa, saho bigarukira turabaragwa bayo. Kuko ubundi abandi bami baduhindura abagaragu, ariko uyu mwami wacu waravuga ngo ya jewe hari aho yabwiye abigishwa be muri Yohana 15 arabwira ngo ubusinkibita abagaragu ahubwo muri inshuti. Ariko amaze kuzuka amaze kuducungura Imana iravuga ngo noneho nta nubwo mukiri inshuti mwabaye abana, kandi nta nubwo muri n'abana gusa muri n'abaragwa. Haleluya. Iyo rero ibyo ngibyo Imana imaze kubikora ikora ikindi ngiye kurangirizaho, idushyiraho umwuka wayo nk'ikimenyetso. Buriya rero inspiration y'umwuka niyo suruse y'ubukire bwose. Ndabaye ingero zifatika, jewe ntabwo nyakunda kwigisha ibintu bya teori gusa. Muzitegereze muri Bibiliya abantu Imana yakoresheje ibintu bihambaye noneho mu buryo bw'ibifatika. Ndabaye ingero 3. Urugero rwa mbere ni umwana witwa Yosefu. Yosefu buriya sinzi ahantu yari yarahuriye n'Imana, sinzi ahantu yari yaruzuriye umwuka, ariko Yosefu icyo yakoragaho cyose cyahabwaga umugisha. Aragiye bene se bamugiriye ishyari baramugurishije, ariko niki Yosefu yari afite cyatumaga bene se bamugirira ishyari kandi kiva ku mwuka kandi kiza n'ubukire noneho bufatika?
number one Yosefu yari afite vision y'ubuzima, akajya abwira abakuru be akavuga ati ariko narose tujya guhambira imiba, ati imiba yanyu yikubita hasi ica bugufi imbere y'umuba wanjye. Arimo arabona iki? Arabona destiny, arabona icyo Imana yamuhamagariye, arareba kure. Undi munsi arongera arota ati narose noneho n'izuba n'ukwezi ahubwo nabyo biriho. Saramubwira turinda kuvuga ko jye na nyoko na bene so tuzaza tukakwikubita imbere, ariko jyewe nabirose, mfite vision. Ikintu cyica abantu benshi gituma bakena, nta vision bagira, bahora babyina muzunga kandi si ukuvuga ko badakora. Reka mbere urugero njya nkoresha iyo nigisha abapastori akamaro ka vision, nuko abarimo gufata kamera bibuze kubagora, ariko nshobora guhagarara hano ndavuga ngo mfashe icyemezo ngiye gusohokera muri uriya muryango mu masegonda 30 ndaba naharenze nkashingura, sibyo? Mu masegonda 30 ndaba nasohotse, ariko nshobora no guhindura nkaza nkahagarara hamwe atangira nkirukanka ntava hundi. Nyuma y'iminota uzasanga nabizi icyuya nahagiye kandi ntavuye hundi. Abantu benshi nuko bakora. Iyo ukora udafite vision, uraho gusa ugenda mu kigare cy'abandi, utwerera naho bitari ngombwa, ugasengera niyo ntawe bigusabye, ukoma mu bukene kuko nta vision y'ubuzima ufite. Abaye urugero rw'abarimo twabanaga irurindo nta vision, umuntu buri munsi akajya kunywa, kandi hari n'abantu bibwira ngo abapagani bajya kunywa n'abarokore bafite ibindi bajyamo, amafaranga yabo nabo agashira kubera iki? Nta vision. Ubundi ukabona umuntu aguye ati rwose ngiye mba nakoze cyane nanarwaye na surmenage, nk'orese warwaye surmenage bite ko nta n'ikintu wagezeho. Ariko nagezeho ndabitekereza ndabona ngo uzi ko umuntu ashobora kwikubita hasi yakoze cyane, yabize icyuya, yahagiye kandi ntaho yagiye. Uzi ko aba yakoze? Iyi muvamayo mu mwanya muto ujya kubona ukabona wazungereye wikubise hasi. Hari abantu bakora batyo, agahora azungazunga, agahora yicaye kumva yabuze aho hajya akazungazunga akikubita hasi. Kubera iki? Nta vision. Yosefu yari afite vision, akavuga ati ndumva hari icyo nzaba cyo. Twese turi hano, buri muntu wese wicayemo hano atangira atekereze, amenye ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo iyo tumaze kwinjira mu gakiza muri Kristo Yesu. Tangire kubaza Imana ngo ariko wandemeye iki ngo nyisohoze. Iyo utangiye gutekereza gutyo, ubuzima bwawe buba enrichissant, kandi ntibivuga ngo uba ufite amafaranga gusa, ahubwo wungura abandi. Nshobora kubaho ntafite amafaranga. Paulo yaravuga ngo batubona tumeze nk'abakene ngo ariko dutungishije benshi. Kera tuvuye muri genocide, buriya genocide yanyigisha amasomo menshi. Tujya muri genocide, buriya njya mba smart, narabibonaga birimo komera nabi, njya muri banki ndotira amafaranga yose twari dufite, nyakubita ku iposhe nkayagendana yose mu mufuka. Nayakuyemo kuwa gatatu ninjoro indege barayirasa. Bwira madamu narakubwiye ko ndi smart, ndayafite hano. Duhungira muri stade, tugezeyo ndabireba. Rero ugira vision, ureba ibintu ukavuga uti bimeze gutyo umunsi ariko ejo bizaba bimeze nabi. N'abantu zikintu reka dukureho kuri ya mafaranga, tugure umufuka w'umuceri yari ikiboneka, tugure n'umufuka w'isukari n'uw'ibishyimbo, tubishyire uruhande hano muri stade. Turabiguze kuko abantu barabicagingaga mu maduka yari hariya kugira umuntu uza mu Iremera, ariko tuba tubyibitseho. Ariko rero ntabwo twari tuzi uko bizagenda. Haciye iminsi nk'ingahe stade barayirasa, usikare wa FPR baraza ati turabajyana tubahungisha, abashaka guhunga mukajya ibyumba muze. Baza ari ninjoro hafi nko muri aya masaha hari nka saa 3 na ati abumva mwiteguye tugende, kandi imvura yari irimo kugwa. Umufuka wanjye w'umuceri, umufuka wanjye w'isukari,
umufuka wanjye w'ibirayi sindi buterere ngo ngutware, mbitaye aho muri stade turagiye, ariko ndacyafitemo kaje, ndavuga nta kibazo, smart. Ariko imvura yaguye, uko tugenda amafaranga yibereye hano mu mufuka, ntwaye ikivarisi cyari kirimo imyenda n'ibindi nari ntwaye ku mutwe, nyine impunzi zose zigenda zikoreye. Ikivarisi kiragenda kikuba ku ipantaro, uko tugenda niko kikuba kuri za note, uko kikuba kuri za note niko imvura igwa ikongeramo, uko bigenda niko byikuba. Tuva kuri stade tunyura hariya za Nyarutarama, tumanuka za Kagugu, turagenda tujya ntuza hirya, ducaza Abatsinda, tugera i Kabuye. Nkoze mu mufuka numvamo akantu k'akabure, nkavanyemo nsanga ni za note zanjye zahindutse neza, ntiwanamenye ko zigeze kuba inoti. Ndagafata ndakareba, ndavuga ni Imana, ubu mukiranutsi azabeshwaho no gukiranuka no kwizera. Ariko Uwiteka aradutunga. Tugeze muri ntuza mu nkambi, nibyo nababwiraga, umuryango nakoragamo wa JBI baza kubona ndimo kuvuga kuri BBC. Hariho n'akantuza kako sinzi umuntu wagataruye muri no minsi, nakabonye karimo gusirikira ahantu hose, muzakabona nambaye ibidarubindi binini n'ikintu cy'ikijaketi cy'igitare, ibyumba harakonjaga cyane. Noneho baravuga ati uzi ko twanatapfuye atari ibyumba. Batuma umukorege twakoranaga w'Ubugande anzanira $300 mu nkambi. Ndicara na madamu ndabwira ngo bizi ikintu nabonye hano muri no nkamba, abantu bose babaye abakene n'abatindi. Umuntu yaragendaga agafata umunyu kawuzinga mu gapapuro, uzi ko akundi bazinga agapapuro gutya kakamera nk'umubirikira, bakagafunga hasi bagashyiramo umunyu. Umugabo akarya umunyu wenyine akima n'umugore bashakanye, akajya ugendana mu muvuga. Uzi buryo ubukene buba mu nkambi. Umugabo umwe rwose bwira umugore, aramubwira turabizi twaryaga impungure na twa dushyimbo twitwa rantiye, kajya minjira mu biryo bye, ati murabizi n'ubundi tukiri no mu buzima busanzwe ibiryo bidafite umunyu byari byarananiye, none mujye mwihangana. Akakarya wenyine. Binyigisha kwaguka mu mutima. Za $300 nazivunjishijemo imitwaro y'amagande, icyo gihe yari menshi kubi, nk'amamiliyoni. Utatse isabune nkabwira muze kuza mu amafaranga. Abagore babyaye harimo ababyaraga turi mu nkambi, tukajya kubasura tukabagurira ibikoma. $1 zanye ni Imana yarazituburaga, twarinze tuva mu nkambi nkizifite. Narizigaye $150 ngira ngo 150 ntari ngiye afite. Imana igomba kuba yaranyuzagamo ikayatubura, kusi nabyitagaho. Ariko nende ko babwira muri ibi ngibi, ubu bwami turimo, umwuka wera bariya, iyo ufite destiny, iyo ufite vision, Imana niyikoreramo ikayitubura, ushobora kugaragara nk'umukene ariko ugatungisha benshi. Kubera iki? Kubera ko Imana yo iragukoresha. Iwacu twareza abana sinzi umubare wabo n'uno munsi, kandi ngiye mbafite abana benshi ntangirira, ntihazagira uza kundeba muri no minsi baruzuye, ko nabyo mbikora muri vision. Iyo umwe avuyemo nshyira mu ndi, nabigize intego, navuze nzarinda mpfa nk'ubumugisha. Kandi buri ikintu kibaho, iyo watangiye gukora gutyo Imana nayo irakongerera. Ukagenda nk'ubu niwe mfite umwana ndimo gusengera, ukeneye amafaranga 200 ngo yishyure igihembwe muri university, nkagira burya nkabona abantu bamuha 200. Ngiye kubwiriza muri conference bakampa $100, nta nayo nabasabye. Kubera iki? Kubera ko Imana ndavuga ngo uyu muntu ndaza kumuha ubukire, kuko arimo arangagabanya urusaku ruzamuka mu ijuru. Muzige gukora nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu batubwira ngo bariya bigishwa ba mbere ngo ntibagiraga ubwiko ku kintu icyo ari cyo cyose, ngo barabisangiraga, ngo nta mukene wababagamo. Insengero zacu zisigaye zuzuyemo intebe nziza nk'izi, ariko n'abakene. Iwacu dufite urusengero rwa natwe dufite nk'ururetse ko intebe zaho tutarazihindura, ariko dufite urusengero runini. Marambwira abakristo nkabwa ni ukubaka urusengero rwa $800,000 tukabana n'abana batiga bacikishije amashuri, Imana izabitubaza. Kubera iki? Kubera ko tugomba gukora nk'uko itorero rya mbere ryakoraga, nta mukene wabagamo. Kandi iyo watangiye kubikora rusurusi Imana irazongera. Twajyaga dufasha abana b'abakene ku rusengero, kuko mpageze nawe ntigiye ntabwo nzemera ko umuntu aririmba muri korali yaracikishije amashuri. Ngo ngo ubwo abakene bose rero bazaza hano, ninzaba ngize Imana
banyizanire mbahinduremo abakristo, nindangiza mbafashe bige, nibarangiza bajye banzanira ibya 10 tuzakira kurushaho. Hanyuma icyo nshobora kukubwira, imyaka 12 maze Remera, Imana yanyeretse ko ibyo bintu birakora. Buri mwaka nkora budget ya church, nkateganyamo amafaranga yo gufasha abakene, ayo gufasha abanyeshuri batiga, ayo gufasha abakene kugira ngo bakore udushinga dutoya, miliyoni nka 20 na zikajya muri iyo rubrique y'abakene. Kandi sindabona budget yacu yabuza amafaranga. Ibyo dushaka gukora byose tubigeraho. Kubera iki? Ntabwo ari gihe wabagize abakene, kuko data dukorera iyo utangiye kubikora. Urabwira Data wa twese uri mu ijuru, aba bakene ngiye gufasha sigiye wabagize abakene, kandi wanteyeho umutima wo kubafasha, mpa amafaranga yo kubafasha. Arabo uzafasha ku giti cyawe, ari nabo uzafasha nk'itorero, data wo mu ijuru will provide resources, azatanga ubwo bukire. Ariko usanga imitekerereze yacu ya yindi twarazwe iratubwira ngo iyo utangiye gufasha abantu ngo umufuka wawe ushiramo amafaranga. Imana ikavuga ngo siko bikora. Iyo utangiye gufasha abantu ukiramo amafaranga. Uzabigerageza urebe. Jewe ndi umugabo wo kubihamya. Icya kabiri, jewe ndatayivinga ntanga icya 10. Kubera iki? Imana yaravuze ngo nutanga icya 10 cy'ibyo wungutse byose, nanjye nzajya nkubita indyanye ku bwawe, kandi nzagomora imigomero yo mu ijuru ku bwawe. Bikora urebe. Jewe ndi umugabo wo kubihamya, ibyo nigisha mba mbikora. Kuko bariya batubanjirije, nari nabwiye ngo ngiye kurangiriza kuri Yosefu n'abandi babiri. Uwa mbere ni Yosefu. Vision. Igikenesha abantu benshi nta vision bafite. Icya kabiri Yosefu yari afite integrity. Integrity ni ubujyangamugayo. Niba bagushinze ikintu gikore ntuyikorera. Iyo ni itegeko ryo mu bwami bw'Imana. Yosefu yaragiranaga na bene se, bakarya intama zase, yatagatanga report. Abantu bajya bavuga ngo yarareganaga, ngo yari ikibara nkuru. No, Yosefu yari afite integrity. Bakwiba intama bazirya, yataba bakavuga ati intama zimeze neza, ticyakora harimo 2 twariye, hariho n'igisekurume twagurishije. Bene se bakamwanga, bamwangiraga yuko atafatanyaga nabo ibyaha. Nushaka kuba mu bwami bw'Imana igakugira vision, ari kugira na integrity. Icyo baguhaye gukora cyose, nukorera umuhinde ntukamwibi. Ntabwo Imana izaguha umugisha wibi by'abandi, kuko byo si ntabwo ari amahame yo mu bwami bw'Imana. Ubukire bwacu buva kwa data, ntabwo buva mu byo twishugurikira twiba. Niba gushinga imishinga ya leta yikoremo neza, Imana izabona uko guha umugisha. Nutangira kwiba, umigisha wawe urimo kuyifungira. Wowe tuke ubwo wishugurikira, ubwo wagiye mu ihene, ntabwo uri intama. Burya muzaho ihene itandukaniye n'intama. Byo wumva Yesu avuga ngo ihene nzazishyira ku ruhande rumwe n'intama ziri ku ruhande. Intama niyo nyamaswa stupid ibaho mu buzima. Utwara intama ukayisiga ahantu h'ubukuna ntihava. Aho wayisize niho uyisanga, ntihindagurika. Ariko hasiga ihene, iyo utayiziritse urasanga yagiye kwishugurikira. Twebwe rero dukenera umwungeri, turi intama z'Imana. Ntabwo twishugurikira, ntitwiba, ntitubeshya, ntiturimanganya, ntitugambana. Dukorera kuri principe y'ubwami bw'Imana. Ariko Yosefu nihute agiye kwa Potifari, agezeyo atwara za principe, aravuga ngo urugo rwa Potifari nzakorana integrity. Bamuha koza amasahani akayoza neza, ibyo akoze byose akabyoza neza, ariko ngo n'umwuka w'Imana akabana nawe, ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Ibyo tuzakora byose ukuboko k'Uwiteka kubanye natwe. Ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yadushyizeho umwuka wera ngo wabe ikimenyetso. Iyi Imana yagushyizeho umwuka, icyo ukoze cyose hajyaho stamp y'ijuru. Haleluya. Yosefu yakoraga ku masahani, Potifari akavuga ati ninde watetse bino biryo? Bati ni cya gihungu waguze ejo bundi. Iki gihungu gikwiriye promotion. Amushinga urugo rwose. Na madame arabireba aravuga ati uyu muhungu ko ari excellent mu byo akora byose, buriya mu gitanda aho ntiyagerageza. Aravuga ati ko mbona ibintu byose ubikora neza, mu gitanda aho. Aravuga ati rero madame, buriya umuti wanjye ntabwo ukorana no gusambana n'umugore wundi. Potifari yangiriye neza, sinshobora kumuhemukira, kandi Imana yangira reba, sinshobora kubikora indeba. Umugore aturumva kino gishenzi kinyumviye ubusa, aramurega, baramukubita, bashyira muri gereza. Ariko burya kumujyana muri gereza, nabwo yamanutse muri gereza ajyanye n'ikiganza cy'Uwiteka. Aho bazakujyana hose umwuka w'Imana azagukurikira. Aramanuka ageze muri gereza. Haleluya. Iyo uriho ikimenyetso, reka mbabwire, buriya mumaranire kuzura umwuka. Iyo uriho ikimenyetso aho ugiye hose, ndaza kubabwira uko bikora. Kuko burya hari ikintu gikoresha onction, anointing,
hari ikintu kiyikoresha abantu benshi batazi. Ikibazo nuko umwuka wera twamufungiye hano mu rusengero. Anointing yacu niyo mu rusengero, ariko nenda kubabwira ngo anointing jewe aho ngiye hose ndayijyana, ndabizi neza anointing irakora. Nahagarara kuri pulpit yo mu rusengero, anointing irakora. Niba nyoreza kwigisha ndi umunyarwanda, nzayigisha muri anointing. Niba nyoreza kwigisha ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, nzabikora muri anointing, kuko umwuka wera ntabwo afungiye mu rusengero. Ntabwo Yosefu yakoraga mu rusengero, yakoraga muri gereza avuye kwa Potifari. Ageze muri gereza bakajya baterura bya bigunguru n'ibindi, bakavuga ati kiriya gihungu iyo giteguruye, hari ikigunguru muri gereza bagira cyitwa mukecuru bitumamo. Iyo wavuze ubutumwa muri gereza umenya n'amaterime yaho, akajya aterura ikigunguru kandi akagiterura avec conviction, nk'uriho umwuka ati batagira gute bageze baravuga ati kuri muhungu afite umwuka mwiza umuriho, bamugira kapita. Buryo bakugize kapita rero muri gereza, kapita gukomera. Buryo umuyobozi nta muyobozi uba kabeba, na kapita wo muri gereza bakomeye. Abageze muri gereza mwese murabizi, cyangwa bagiye bakoramo ministry, kapita wo muri gereza buryo bakomeye. Yosefu aba kapita, ariko akaba kapita mwiza. Hanyuma bukeye Imana izana umugaragu wa Farawo wari wakoze amakosa, kuko Imana yavuga ngo uyu mwana ndamucisha muri gereza ko niho azanyura azamuka. Abamubonye amanuka mu kabande ka gereza baravuga ngo baramuhejeje. Imana ikavuga ngo kugira ngo usamuke umusozi usumba uwundi ugomba guca mu kabande ko wari uriho. Bamanuka mu kabande ko muri gereza, ategereje kuzazamuka akajya kwicara ku ntebe ya Farawo. Ariko icyamuzamuyeyo ni iki? Umwuka wera. Kuko babwiye Farawo ngo hari umwana twasize muri gereza asobanura inzozi nk'aho ari we wazitanze. Baramuhamagara ngo barabanza baramwogosha, bamutera parufe, bamwambika imyambaro myiza kugira ngo ataza kunukira Farawo. Aragenda ageze imbere aramubwira ati nyakubahwa, izi nzozi warose ngiye kuzigusobanura ko dufite Imana isobanura inzozi. Haleluya. Ngo arazisobanura, uko agenda asobanura Farawo amaso amuva imutwe, aravuga ngo wow. Arangije akuramo impeta abwira abagaragu be ngo hari undi muntu muzabona nk'uyu nguyu uri mu mwuka w'Imana, ngo tumushingiye ministeri ya planning na economy ya Egiputa. Burya rero iyo umwami avuze gutyo ntawe ugira icyo ahinduraho. Baravuga ngo nyagasani, ngo natwe turabyemeye. Bati mamutembereza umurwa, bamamaze ko azaba ari uwa kabiri kuri Farawo, itegeko azategeka ryose bijye ryumvirwa. Hari umurokore dufite umeze gutyo. Umurokore bavuga ngo ibyananiranye muduhamagarire wa murokore, ngo tujya tubona afite ansa. Iki gihugu gifite inzozi nyinshi kirota, ariko zabuze ba Yosefu bo kuzisobanura. Barakubwira ati turashaka umuntu rwose ufite integrity, utiba amafaranga, utagira gute. Bakarokurita umuntu uvuga ati ubwo bashyizeho mwene data, mu minsi mike ukamwumva yageze mageragere, nawe yakoze nk'abandi, kuko ntiyayobowe n'umwuka. Turagenda twese ugasanga barokore turi nk'abandi. Agakiza kaza n'ubukire kadutera gutekereza bitandukanye, kadutera kugendera mu itegeko ry'umwuka no mu mbaraga n'ubwenge bwe. Kandi yarangiza akavuga ati aba bantu bagushakaho amakosa, bakavuga ngo uyu twamushatseho amakosa turayabura. Muzitegereze Daniel ari i Babuloni ku ngoma ya Dariyo, baratubwira ngo bari abakomiseri 3 bashinzwe imisoro y'i Babuloni, ariko ngo Daniel akabarusha ubutoni. Noneho ngo umwami agatekereza kuzamuraga ingoma ye, ngo amutegerekere igihugu cyose, kuko Daniel. Kandi badusobanura igisobanuro cyatumaga amera gutyo mu gice cya 5 ku ngoma ya Berushaza, ngo ikiganza cyanditse ku rukuta bananirwa kubisobanura. Iragara ibiganza bijya byandika ku rukuta tukabura ibisubizo. Ngo nyina wa Berushaza aramubwira ati hari umugabo iyo so byabaga byamushobeye niwe bahamagaraga, muhamagare Daniel. Berushaza amwirataho cyane, aravuga ngo niwe Daniel wa wundi w'umunyagano data yakuye i Yerusalemu, ariko nkunda amagambo kugira ngo numvise bakuvuga yuko umwuka w'Imana aba muri wowe, kandi kugira ubwenge bwo guhangamura ibyananiranye. Haleluya. Aho Daniel yakoze hose umwami ngo ubukire bwaratembaga, kuko Daniel yari afite anointing izana ubukire. Aho Yosefu yakoze imyaka yamaze acunga Egiputa, yicunze neza muri Egiputa ntibagira inzara, kuko uyu mwuka w'Imana yaje. Bikora bite? Ndarangije.
umunsi nisanzuye cyane kandi ubundi iyo ngeso ndayanga nanjye. Hari abavuga butumwa tubwiriza tugakerereza abantu kandi ubundi ndabyanga, ariko nabikoze mu mbabarire. Buriya iyo wiga gukorana n'umwuka, reka mbere ikintu byoroshye, amagambo 3 gusa. Ikintu cya mbere, Imana ifitemo inyungu yuko dukora neza iyo turi abana bayo. Halo, muracyankurikira? Imana ifitemo inyungu yuko dukora neza kuko turi abana bayo. Njye numva abantu bavuga ngo rwose ngo Imana yo ntabwo itinda, ifitemo inyungu yuko ukora neza aho ukora hose. Uzi impamvu ifitemo inyungu? Nuko nukora neza izina ryayo rizashyirwa hejuru. Nuyikundira ukayemerera, ukaba umwana w'Imana muri banke, ukaba umwana w'Imana mu iduka, ukaba umwana w'Imana mu muhanda, aho ukora hose, ukavuga ngo yewe ngenda nk'umwana w'Imana, nkora nk'umwana w'Imana. Icyo gihe Imana izayivuga ngo nimumwongerera amavuta kuko arimo araduhesha icyubahiro. Haleluya. Kandi byoroshye gutyo, kubanza ukamenya ibyo ngibyo ko Imana ifitemo inyungu yo kuba excellent. Aba bantu bakora amatelefone n'ibindi byose, uzasanga izi mikrofone ziba zifiteho izina, ibi byuma dukoresha bifiteho izina, buri kintu cyose gikorerwa mu ruganda kiza gifiteho izina. Iyo bizanye mu ikarito biza bifiteho garanti. Uzi impamvu burya baduha garanti? Nuko babanga ko izina ryabo ritukwa. N'Imana yadushyizeho umwuka, iyo igushyizeho ikimenyetso cyayo ikaguteraho stamp, niko Paulo yandikiye Abaefeso ngo yaduteyeho stamp ivuga ngo turabe Imana, igomba kumakinga sure yuko ubwo yaguteyeho stamp uba excellent kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Haleluya. So Imana ifitemo inyungu yuko duperforma. Icya kabiri, Umwuka Wera, Paulo yaranditse aravuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo nibwo buduhesha agakiza. Twabibonye hariya muri Tito. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye Yesu aza. Noneho nyuma y'ibyo aravuga ngo no gufatanya n'Umwuka Wera, in the fellowship with the Holy Spirit et la communion avec le Saint-Esprit. Nushaka guperforma mu bintu ibyo ari byo byose, ujye wicara uganire n'Umwuka. Make the Holy Spirit your friend. Kuko hari ibintu bibiri Imana yakoresheje ivuga umufasha. Ubwa mbere yakoresheje iryo jambo nigihe yari Magevo, aza kuba umufasha wa Adamu. Ubwa kabiri yakoresheje iryo jambo nigihe yavuga ngo nzabohereza umufasha, ari we Mwuka Wera. Uko umugabo abana n'umugore aba ari kuzajya ubana n'umwuka, uko umugore abana n'umugabo aba ari kuzajya ubana n'umwuka. Burya abagore bakunda abagabo babaganiriza, kandi n'abagabo bakunda abagore babitaho. Ndabeshyera? Burya rero n'Umwuka Wera mujye mubana muganira. Nujya gukora ikintu uvuge ngo Mwuka Wera ngiye gukora ibi bintu, teach me, umfashe. Simple. Ubyizere ko ari bubikore. Uzatangazwa no kubona resulta zizavamo kandi utagombye kwikashura. Si ngombwa kuvuga mu ndimi gukora ni n'umwuka. Ahubwo icy'ingenzi ni uko umwizera ko ari bubikore, kandi azabikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro n'abantu bayo kugira ngo bagirirwe neza. Uzabigerageze. Yewe mpora mbigerageza kandi birakora. Amina. Kuko buriya agakiza kacu, ndashoje, namba wanika twinjiza mu bwami bw'Imana, tukaba abana b'Imana bafite agaciro, bikadukiza imitekerereze mibi twarazwe n'abandi bose, iyo twakuye mu babyeyi, iyo twakuye mu mashuri, iyo twakuye muri quartier. Icya kabiri, agakiza gatuma Yesu aba umwami wacu, kandi ni umwami udufata nk'abaragwa bazaraganwa nawe. Ariko kurutaho, agakiza kacu kaduhesha uburenganzira bwo kuzura umwuka. Imana ikadusubizaho umwuka wayo, kandi umwuka yaza tukagenda n'autorité y'ijuru. Ubutware bw'ijuru bukaba buri kuri twe. Niyo mpamvu twirukana amadayimoni iyo duhagaze neza na Yesu. Twirukana amadayimoni akatwumvira. Dusengera abarwayi bagakira. Tubwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Ntabwo ari mu mbaraga zacu. It's by the power of the Holy Spirit. Muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabazaho. Ariko ikosa twakoze, banyakuba ba bishop na ba pastori nanjye, tujya duhagarara hano ku gatuti. Ikosa twakoze nuko umwuka twamugarukirije hano. Nitwigisha abantu gucuruza bafatanije n'Umwuka Wera, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu kwigisha abana, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu gukora counseling, in fellowship with the Holy Spirit. Nitwigisha abantu kuburana, in fellowship with the Holy Spirit. Kuko ikintu uzakora cyose
niba uri umuganga umwuka kurusha kumenya umubiri w'uwo muntu. Ugiye kubaga umuntu ukavuga utumva rero umwuka wera, uyu muntu aremwa niwe wabikoze, none uyobora iki kiganza cyanjye n'intema, sinze kuvanga za aritere na za vene na za neri n'ibiki byose, ujye uyobora iki cyuma ushyire ikiganza cyawe ku cyanjye kugira ngo abe ari wowe ubaguye umuntu nshishijemo. Haleluya. Uzabona ibitangaza bikoreka, noneho bigeze ahantu bazajya bavuga ngo mudushakire wa muganga witwa kanaka, ngo iyo abaza abantu ibintu bye ngusanga bajye bakubaza atari ko ibanga ryawe nirihe, uti nuko mfite Yesu ndi wo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro, abantu bayo bahabwa umugisha. Iryo rero niryo terambere nyaterambere rihesha Imana icyubahiro kandi rikazana ubukire. Kuko iyo wabaye umuganga ubaga bigatungana, hari na za incentives bashobora kukongera ukazisanga warabaye umukire kuko uri excellent. Iyo uri umupastor ukorana n'umwuka, ibyo ukoze byose biba excellent, kandi byaba excellent ubwo n'ibindi bikiyongeraho. Nta muntu ujya uba excellent ukena. N'ubu umwarimu niyo wawigisha muri primaire ukaba excellent, za Green Hills zizashaka kukorokrita ko baravuga ngo hari ahantu twumvise ko hari umwarimu uri so excellent, abantu bazashaka kuguha akazi. Niyo batakaguha kandi Imana izagukiza. Amina. Nuteka ujye uteka neza ufatanije n'umwuka, ube excellent mu gikoni, amahoteli azakorokrita n'ibindi. N'ubucuruza akabutike, ujye ukicara mvuge ngo ariko umwuka wera wanyigishije uko bacuruza, butike ikabyara iduka rikabyara shopping mall, azabikwigisha. Ariko wubahirije bya bindi, ubahisha Imana ubutunzi bwawe kandi uhumugisha abantu bayo kubw'ubutunzi wabonye. Kuko hari igihe tubona ubutunzi bukaduhindukira umuvumo. Ariko reka ngarukiriza aha ngaha, Imana ibaha umugisha. Kandi buri muntu wese muri twese ahagurukiye hano yiyemeje kujya guhindura